haleluya. Iryo hembe rero baryohereza akarimira, bakohereza igitega akakimira, bakohereza amahembe akayamira, bakohereza uburozi akamumira. Kubera ko iki turi mu bwami bw'Imana isumba bisha Imana. Hari abakunzi bacu bari muri Amerika benshi badukurikira, tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Ari abari muri Australia, aho bari hose no mu Rwanda, tubabwire ngo turabakunda kandi tubifurije kugira impagarike n'ubugingo cyane. Mushumba wanjye kandi nkunda, ndagukunda. Impamvu mubwira ko ngukunda, hari umuntu uherutse kumbwira, arambwira ngo ariko kuki abantu batabwirana ko bakunda, ugasanga bageze wenda nka cya gihe abantu bageze igihe cyo kugira ibyago, ugasanga umuntu ari kukuvuga avuga ngo twaramukundaga kandi ukiriho ntigeze abikubwira, abakubeye. Jewe rero mbikubwiye ku mugaragaro. Nanjye nabwiye abantu, umuntu nakubwira ngo aragukunda, ukabona amaze ukwezi umutuze muri telefone ataguhamagara, yego, hanyuma igihe cy'ubukwe cyajya kohereza invitation, umuntu ushatse wamureka, ntacyo abakubeshya. Urumva, jewe nabwiye abantu ngo indabo zanjye bazaje bazimana nzireba. Uzi kubona umuntu yapfuye bakazana indabo bakazishyira hejuru ziramara umunsi umwe zigahita batarazikuzaniye uri buzima, kandi nyamara uriya muntu kenshi uzasanga hari igihe aba yararwaye bataranamusuye no mu bitaro. Urukumva, abamusuye mu bitaro ntawagize gute, abakozi babanye ntibamusuye mu bitaro, nyamara gupfa ugasanga bikoreye indabo ngo twari twarakwanye nawe, muri pasiteri banye ngo yaransengeye, bakajya kumuvugira ngo n'umupasiteri ngo ndamukunda, ngo ntamukunda. Uramukunda se katabyumva, arapfa uyu muntu ngo namukundaga kandi agabyumva. Urukumva, nyamara cyagiye arwaye wigeze umusura, cyagiye amerewe nabi wigeze umusura, bamusohoye mu nzu bamusuye. Urukumva, agiye kubyara ntibamusura, amaze gupfa ngo namukundaga, ngo rwose umuntu mwiza. Shabaza bakoresha kabisa, bakoresha. Jewe indabo zanjye rwose umva mubwire Theo bazazime mbari. Dutangiye dutya rero tubabwira ngo urukundo nyarwo ruratanga, urukundo n'urusurana, urukundo n'urugendererwa. Jya ugirira neza umuntu akiri muzima, anabyumva rero akibyumva, feelings ubuzima, yumva ubuzima, donc abone ko umwitayeho umukunzi. Dusoze rero abantu barwaye badafite uwabagemuriye, badafite ubavura, ubavuza, tukubwire ngo ihangane, Imana iragukunda. Dusoze kandi abagize ibyago tubabwire ngo mukomere, namwe mubone ubuzima bwanze uyu munsi, bishobora kuba byanze, igikunda kubivuga, ariko reka shema abantu bakeya. Yego, abantu bakeje mbashimire. Yego, njyewe njyamye, urumva, njyamye Imana yaransanze irambwira ngo wabuze imirimo yo gukora, cyangwa ni imirimo irahari ariko hari ubushobozi bubiri. Ijwi irambwira ngo ujya gusura abarwayi kwa muganga. Urumva, gufata ibyo gusura abarwayi kwa muganga, isiko mbyibutse ko usanga nta bushobozi ntaki, ariko Imana irambwira ngo we shaka abafatanyabikorwa. Mbona abantu batageze n'icumi, urukumva, aba bantu buri kwezi yo gusura abantu kwa muganga yo kwamagana. Hanyuma tukareba cyane cyane mu babyeyi babyaye, babana baba babuze amafaranga yo kwishyura ngo batahe, babakuramo bagataha. Ndashimire aba bantu bose bafashe muri iki gikorwa, Imana ibaho umugisha. N'undi wese ushaka ko twafatanya iki gikorwa nawe aze kureba kuri nimero zacu, aze kuduhamagara tumufashe. Ahubwo uvuze gutyo bitanumva twakora ikintu kidasanzwe, bitabaye buri kwezi, bivuze bikagera buri cyumweru. Babikoze buri kwezi se, buri cyumweru na buri kwezi ntabwo, kuko abantu bababaye ni benshi. Byihorere wa mugabo. Yesu abaho umugisha rero, Yesu abaho umugisha, kandi Imana ibakomereza amaboko. Ariko bakambwiye Theo, nta muntu n'umwe wakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, abantu bashaka imirimo yo mu nsengero, ukumva, bashaka kugaragara ko abapasitoro, ko ababishopu, kuba abapotre, kuba ngo ba reverend,
bagashaka kuba profete mbese guhangura ibintu bigaragara ko abadiyakoni nka protocole ariko imirimo y'Imana irahari. Ngaho mbaza ikibazo bashaka kumbagarira ariko twadusenga niho narijya kugera. ndashaka ko tuganira umunsi maze iminsi ntekereza ku kintu cyitwa ubwami bw'Imana, ijuru cyangwa se ijuru tuvuga tubwiriza. Buri munsi tuvuga ko tuzajya mu ijuru, ndetse niyo turi kubwira abantu tubakumbuza ubwami bw'Imana. Nshingiye ku bintu rero nagiye mbona muri iki gihe, nkareba ibyabaye, nkareba donc njyewe nagizemo n'ubwoba, ubwoba bushingiye ku gihe turimo giteye ubwoba kandi tutaraninjiramo igihe kiri imbere cyo mbona kizagorana kuruta icyo turimo. Nkibaza ngo umutima wanjye waribajije, abatu wazashanga umushumba nkamubaza nanjye ibibazo ndi kwibaza, akamfasha tugafatikanya tukabwira abantu, cyangwa se nabo tukababaza iki kibazo ndi kwibaza nk'uko nabo bashobora kubyibaza. Mushumba nibaje iki kibazo kivuga ngo ubu bwami cyangwa iri juru koko tuzarijyamo? Ese ubu bwami koko dushingiye ku bintu biri kuba muri iki gihe, aho ubona imbaraga z'abera ziri kumenagurika, aho ubona abantu bari gukora ibyaha bari gusubira inyuma, aho ubona abo mwatangiranye umurimo bagiye barambika, noneho ukabona nta gahunda abantu bafite yo gukizwa ngo bajye imbere, ukabona ibyaha bikurushaho kuba byinshi. Ukibaza ngo ubu bwami tuvuga, iri juru tuvuga ko tuzajyamo, ese koko tuzarijyamo? Ese koko wowe ushingiye ko ubona ibihe bimeze, ubona ari indi uzajya mu ijuru? Kubona ibintu biteye ubwoba, ibi nabyibajije nshingiye ku ntwari. Hari abantu twari tuziranye, abavugabutumwa benshi, inzira yarabananiye, abahanzi benshi yarabananiye, abo mwatangiranye ari abapasiteri, wowe uracyakanyakanya ukitwa pasiteri, abandi bafunguye byeri barazinyweye, amapantaro barayamanuye, binjiye abagore b'abandi, babyaye ku gasozi. Ukibaza ngo uru rugendo ko twarutangiye neza, none ko mbona rugiye kuzasozwa nabi, koko ninde uzajya muri ubu bwami bw'Imana? Niyo mpamvu navuze ngo uri umuntu mukuru, uri umushumba, hari ibyo undusha, n'abantu badukurikiye hari ibyo barusha. Reka tudusenga Imana, ndashaka kuza kubafasha. Icyo kirumvikanye. Murakoze cyane. Reka dusenge. Murakoze. Uwiteka Mana ishobora byose, yego, turagushimiye ko uri Imana ikomeye. haleluya. Turagushimiye ko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye ko uri umunyamaboko magari. Izina ryawe niryubahwe. Amina. Ubwami bwawe nibuze. Amina. Ikiganza twinjiyemo mwami naba ari twe, ahubwo umwuka wera ari uza kutuyobora. Yego. Kandi ukuboko kwawe gukomeye uze kubana natwe. Amina. Mu izina rya Yesu Kristo, uwera wa Isiraheli, uwera ukiranuka, uwera utabara. Bana umuntu wese umugire neza kandi utwiyerekesha amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ikibazo wambaje ikintu ndaza kukubaza, reka tuba twifashisha umurongo, yego, nyuma tuwugenderemo. yego, kabiri. Luka 12 ku murongo wa 29 avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, nimuhagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi nimwiganyire ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka. Burya so abazi ko namwe mubikeneye. 31 ahubwo mushake ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. 32 mwamukumbi muto mwe, nimutinye kuko so yishimira kubaha ubwo bwami. Banza wumve. Mwamukumbi muto mwe, nimutinye kuko so ubwo so ni papa Imana, papa wawe, so yishimira kubaha ubwo bwami. Nishaka turekera ngaho. Mwamukumbi muto mwe ntidutinye. Buriya icyambere, ese ubundi ahubwo abantu tuba tureba uyu murongo, ahubwo abantu bafite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Ari igihe wareba n'abapasiteri, bareba n'abadiyakoni, bareba n'abaririmbyi, ugasanga nabo ubwabo badafite ibyiringiro. Ugasanga nabo ubwabo
nta byiringiro bafite. Bararivuga ku munwa, bararivuga ubundi kenshi uzarebe abantu kuvuga ijuru ryo ku munwa, ariko ijuru ryo mu mutima ntaririmo. Hano rero hano kwa mushumba aha rero nibyo abantu bakwiye kubanza kumenya. Bibiliya yavuze ngo nimukiganyire. Reka mbwire impamvu muri iyi minsi abantu bari gushaka Imana, ahubwo barimo gushaka iby'Imana ibyifite. Urukumva sinzi mu nyumvise ndakumva. Abantu ntabwo barimo gushaka Imana, ahubwo barimo gushaka ibyifite. Ibyo babyumvise, bakeneye ko ibaha ibyifite. Urugero, umuntu ashobora kuba wenda avuga ngo ndagukunda, I love you, sibyo? Ariko nyamara atagukunda urukundo mu mutima, ahubwo agukundira ibyo ufite, ashaka ibyo umuha, ibyo ufite abyo ashaka. Akaba rero muri iyi minsi, reka tuza kubivuga gutya, tuvuge, reka nange urugero rw'ingo zo muri iyi minsi. Zirimo umukobwa agakunda umuhungu kubera ko amubonanye imodoka n'inzu, amubonanye amafaranga, cyangwa se umuhungu agakunda umukobwa kubera ko amubonanye amafaranga. Ni ukuvuga ngo ntabwo amukunze, ahubwo akunze ibyo afite. Ahangaha rero ni naho mpamvu ari ibintu biri kugonga abantu benshi. Usanga abantu badakunze Imana, ahubwo abantu bakunze iby'Imana ifite, bayikundiye ibyo ifite mu biganza byabo. Bo barashaka mana mizu, mana mu muceri, mana ma. Ariko ubundi banza wumve gatoya kuri uyu murongo wa 31, siko biri havuze ngo, hanyuma mbaze ikibazo ushaka kumbaza. Havuze ngo ahubwo mushake ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. Ni ibiki rero bazongererwa? Ni ibiki ubundi? Mushake ubwami bwe, niho ibyo. None se genda shaka kukubaza, ubwo bwami koko turi kubushaka cyangwa turashaka ibyifite mu nyine? Banza wumve kugira ngo abantu babyumve neza bishaka kuvuga. Sibyo? Ahubwo mushake ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. Ni ibiki tuzongererwa? Twebwe ibyo tuzongererwa ni ibyo dushaka. Ni inzu, ni amafaranga, ni urubyaro, ni ubukwe, ni ukurya neza, ni ukwambara neza, ni inzu nziza, ni za modoka dusaba, ni ka kazi dusaba, ni icyubahiro cyo mu kazi, ni poromosiyo dusaba. Siko biri? Ariko first, icya mbere ni ukubanza gushaka ubwami. Ako Yesaya yarabihanuye, yaravuze ngo mushake, mubanze ngo mu kuboko k'Uwiteka ni kwaheze, ngo ananirwa kugira gukora, gukize cyangwa gukora. Ngo ahubwo ibyaha byacu byituga tugiye ku mitima, nibyo byadutanije nayo n'urukundo rw'Imana, bituma none ngo ipfa amatwi, bituma ipfa amatwi kwera ibyo bivuga se. Aha rero nushaka ko twibaza ngo ese ibi dukora, ibi dukora, ubu bwami turi kuvuga mu by'ukuri tuzabwinjiramo tumeze gute? Ese koko tuzabujyamo? Oya, ahubwo reka mbere ngiki, reka tuvuge kuri ijambo Theo, sibyo? Ariyo tuvugaho abantu babyumve neza. Mubaze mushaka ubwami bw'Imana. Abantu bakeneye kubanza, ubundi iyo bavuze ubwami, siko? Reka tutange urugero. Iyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda, muzi ko akunda gukora tourne yo gusura abantu, sibyo? Iyo agiye i Rusizi, icya mbere ajyana n'abaminisitiri bose, ab'umutekano, abaminagri, ubwo n'abuhinzi, ab'imyubakire, abashinzwe amafaranga, abapolisi, ab'igisirikare, mbese minisiteri zose ziba ziriyo. Minaroke, ubwami bwose bugenda. Minaroke, urumva? Minijiste, Minikofine, Mifotra, bose baragenda. Ab'amabanke bose bajyayo. Ubwami bwose buba bwagiye. Hanyuma abantu bose baturuka imihanda yose, ab'i Kigali, abo Mutara, abo mu majyaruguru, bose bajya, kandi agiye mu burengerazuba bwa Rusizi, ariho yigenda, niho yigiriye. Ariko kuko ubwami bwagiyeyo, abantu bose batwara ibibazo, agatazamura umukecuru kukuri, akazamura ikiganza,
ati naturutse ku Gisagara giye akabi cyangwa kakajya ku nyakubahwa perezida nyanutse Gisagara ruva nyuma agiye avuga ni Burundi agahita azamuka akajya mu Bugarama kubera ubwami bwagiye yego ariko yageze ufite igihewe rero nawe na polisi irangubita yego iranyendereza intwara amafaranga yego hanyuma se bigenda bite yemeza ko iki kibazo umukuru ahita ategeka polisi umukuru wa polisi rero icyo kibazo kirangire tayari bivaho byaraye ati uwo mupolisi wagukubise ni uwuhe nakakaga ni uwese ajya kubibaza ibyo ngibyo by'uwuhe agiye gusa ushinzwe kugikemura kandi akavuga ngo bitarenze umunsi umwe icyo kibazo cyakemutse uranyuma neza hanyuma icyo dusabwa cyangwa se abantu basabwa ni ukubanza gutunga nyir'ubwami sizi ni ukunyumva ndabyumva ubwami bugomba gutura muri wowe iyo butuye muri wowe urumva neza nyir'ubwami agomba guha buri kimwe cyose ahubwo ducyatunane ngiki ni ugutunga ubu bwami se twabutunga duti mushumba umuntu yatunga ubu bwami oya reka tubigize babanze ubwami se ni ukureka ibyaha nuko ABCD yego hari ikindi kuko ubundi nashaka gusobanurira baza wumve ubundi nyir'ubwami akunda iki yego nyir'ubwami akunda iki nyir'ubwami akunda iki cyangwa yanga iki cyo ubanza kubanza kumenya nyir'ubwami akunda iki uyu muntu turimo kuvuga ese yanga iki nicyo cyonyine abantu bakwiye kubanza kwibaza yego banyumva neza cyo ni ukuri hanyuma rero uzasanga abantu muri iyi minsi nk'uko twatari tubivuga ntibashaka gutunga ubwami bakeneye ibyo umwami afite ariko Bibiliya ivuga ngo Bibiliya yavuze ngo nzatura muri mwe ngendere muri mwe nzagendera muri mwe nkorere muri mwe nzakorera muri mwe yego haleluya bivuze ko n'Imana ubwayo do ku bwami bw'Imana iyo tuvuga ubwami rega ntabwo ari ibintu byo mu kirere ubwami burahari n'iri juru rirahari nk'uko muri iyi si dutuye habaho icyo bita biro y'ubuyobozi hakabaho kera babyitaga ingoro y'umwami ariko n'ubu niko byitwa ingoro y'umwami aho umwami akorera n'Imana ubwayo igira biro igira ubwami ariko ikagira n'aho ikorera mu yandi magambo ubu bwami tuvuga ni ijuru kandi iri juru rirahari n'abarikorera bazarijyamo ariko nkibaza ngo kw'iri juru twariryumvishije kuva kera mushumba twaribwiwe kuva kera kuva agiye navuka natangira kumenya ubwenge natangiye numva ijuru nigishwa gusenga ninangira kujya muri école de dimanche banatubwira ngo Yesu azaza ubu bwami buzaza kugeza n'uyu munsi wa none Yesu ntaragaruka ariko nkibaza ngo ufite ibyiringiro ko azaza ndabifite ibyiringiro ko azagaruka ahubwo nkibaza ngo ko twatangiye dufite umuriro nahajya hantera n'ubwoba navuga ngo mfite ubwoba bw'ibyo nagiye mbona nkabona abantu dutangiranye bafite imbaraga abantu bagikomeye ariko noneho atugeze ahantu ubona abantu wagira ngo bibagiye ko hariho ubwami bibagiye ko hariho ijuru n'iki cyabaye kugira ngo abantu bibagirwe ko ubu bwami buhari bitera urakizi yego buri icyo bitera ni ugutunga abakristo bajegajega iyo umukristo iteka ryose ajegajega ntamenye iyo ava ntamenye iyo ajya uranyumva neza ahangaha uvuze ihora kugira ngo banyumve ntamenye iyo ava ntamenya n'iyo ajya kujegajega no kugira ute ni ukuwayawaya ni ukubura umukristo udafite intege iyo udafite intege iteka ryose uba mu rusengero ariko utandamye sibyo hanyuma ahangaha abakristo badakomeye mu gakiza cyangwa se batatunze ubwami reka mvuge badatunze ubwami bwa bwami bw'Imana badatunze bwa bwami banyumva neza bagira gute se batinya ubusa nicyaje cyo kuva umukristo araguhamagaye ngo pasite ngo umuserebanya ngo wahananutse ngo ku buriri ngo aho sindi buharare noneho yahura n'umukristo nawe cyangwa se ngo umuprofete w'umwana abanyuma neza kavuga ati urapfuye nkuraye ariko se koko niba utunze Kristo Yesu ubundi umukristo wamaze gutunga ubwami bw'Imana birese bivuze ngo iki yango nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skorpiyo
gatatu ikijya cyose ntacyo kizabatwara nimukirya. Urumva umukristo rero nyamukristo yamaze kujya kuri urwo rwego wo kudatinya ngo imbeba ngo ugize amahirwe imbeba irapfuye nikuririye imyenda warahinze wajya gutinya ngo imbeba yapfiriye mu muryango imbere y'umuryango. Hari icyo mpawe n'Imana kumenya, menye neza ko ubwami aho buri buho porotejwe. Ariko se nakubajije ubwami ariko reka nguhe urugero waburinzwe. Reka nguhe urugero uribuka ni minisitiri minisitiri wa Israel igihe yazaga mu Rwanda, minisitiri w'intebe Netanyahu igihe yazaga mu Rwanda, ubwami bwose bwa Israel bwari bwaje i Kigali afite protocol. Igikomangoma igihe cyazaga noze uriya mugabo cya gikomangoma cyo muri Nuza iyo gihe cyazaga mu Rwanda muri Cogamo uzi ko n'amatoilette mwayakuye iwabo n'ibyo kurya bikuye iwabo. Urumva ibintu byose inzu yararagamo hoteli barayisenye bayubaka bushya, siko biri. Ni ubwami bwamanutse. Ni ukuvuga ngo ahantu hari ubwami, haleluya, amina, iyo ubwami bw'Imana bwamanutse icyambere butura muri wowe. Bukimara gutura muri wowe nuko icyambere ugira power, kabiri ufite over confidence. Nuvuga ngo uburinzwe, ubufite abajepe bakurinze, ingabo zikomeye za nyiri ubwami. Aho niho nshaka kunyumva. Ndakumva none ahangana rero Kristo barza kuba batarasobanukirwa neza, ugasanga umukristo agihuha n'umuyaga atinya wijambo ngo yamotse ngo igihunyira ngo cyamotse ngo cyavuze ngo hejuru umucurago hari umuhanuzi yo kumanurira ngo pastor ngo iwawe ngo hari umucuraguzi ngo arucuragura yabimbwiye rwose ndabona umucuraguzi arahari azaba nesaza nkakagiye mu cyumba ati aza kabiri n'abandi mana namwe ni waseze Imana niba uri umucuraguzi akageza buri munsi none akajya hera saa 5 tujye kuryama akagera mu gitondo saa 10 nta gisambo cyaza kunyiba yabakuri hambere umuzamu gucuragura se birantwara kigewe kuko jyewe nyiri ubwami arutucuragura. Haleluya, sese iri kunyuma ndakumvishije nyiri ubwami arutucuragura. Impamvu rero abakristo babona umuyaga nta byiringiro bafite. Aha niho rero hari ikibazo, ntibazi imbaraga z'ubwami. Niyo mpamvu ubona abantu bari kunamuka ntibaramenya ko ubu bwami dukorera bufite imbaraga. Umva umwana watunze ubwami, abantu batunze ubwami. Yego Teo, tugiye kugera mu gihe cyo kubuza gupfa abantu bazize ijambo ry'Imana. Tuzabona bakeye. Urabizi ubu ugeze ngo tuzapfa nguki tuzapfa tuzize buriya nimushaka kugerageza abantu ku cyumweru urusengero rwuzuye urwarwo rwose ama big church. Ubwo singiye kuyavuga amazina, ubwo ni urusengero urwarwo rwose, sibyo? Yego. Hakaza n'abantu bati bagafunga ku miryango, amadirishya asigaye afunze kuko hariho sound proof, bagafunga ku miryango gusa. Bagavuga bati uwemera Kristo Yesu ko ari umwana azamura ikiganza, utamwemera ashoke, umwemera agiye gupfa toto sweet. Reka mubwire benshi bahita bavuga ati pastor niwe watuzanye hano. Pastor nawe yavuga ati muvandimwe naje ko narabyumvise buryo ibyo bintu rwose mu mabarire gato. Utunye ndibuka gakuru ka Semajeri pastor kuntu yabwiye abantu gutura bakanga gutura, bahita basohoka bakiruka. Hanyuma kije kuvuga urukumva, ariko umuntu ufite ubwami we bw'Imana bumubamo. Yego, abahamya none neza, amen, kugeza igihe wakwemera no gutwikwa uzira Kristo. Yego, aha niho rero abantu benshi Sadraka Meshaki na Abednego cyagenze bite? Baravuze ngo nta yindi mana twe tuzakorera. Yego, ibyo bishushanyo byawe, ibyo bigirwamana byawe, yego, ubwo butinganyi bwawe, ibyo bintu biriya bintu by'abapfumu ugezaho ibyo bipfumu bwawe. Nibuka amagambo mushu Imana igumugisha, ndagushimiye bigumane. Hanyuma ahangaha niho abantu bananiriwe kuza kumenya
icyo bagomba gukora. Ndagushimiye ejo bundi wasenye igicaniro cy'ubwami, ubwami bw'abadayimoni, mbona ubwami bw'Imana. Ubona ko abantu bakeneye ubwami. Rega buriya burateho ari ikintu gikwiriye gukorwa. Abantu ubundi reka ngo urugero mubwire ikintu kimwe, nuko Imana yacu ubwayo irihagije. Imana irihagije. Kabiri, Imana isaba support nimwe. Imana nta support. Ubundi Imana nta kintu na kimwe, nta support nimwe isaba umuntu uwo ari we wese. Ahubwo Imana ubwayo irihagije. Reka ngo urugero telefone urayibona? Ndayibona. Kugira ngo telefoni ibikora tubona iyi housing inyuma, ariko uwayigwa iyi housing inyuma reka ko ntacyo yashaka kumarira, utegereza gushyiramo simukadi. Simukadi n'iki housing cya telefoni n'iki kigura menshi? Ari simukadi n'iki housing n'iki kigura menshi? Ntekereza ko ari simukadi. Simukadi se nigura menshi. Simukadi igura 500 batanya n'ubu. Ariko zikari byo. Izaitera zitagiye ubu. Ni ubu. Izaitera zigura 500. Yego. Nasubize iyi telefone yawe uzangaye? Ashobora kuba ari 80. Ari 80. Reka tuvuge iPhone igura 2,200,000. Sibyo? Ngo tuvuze iPhone ngo Pro Max 16 igeze kuri 2,200,000. Siko biri? Noneho uwayigwa 2,200,000 ntabwo wayihamagaza, urategera gushyiramo agasimukadi kagura 500 cyangwa se imwe y'ubuntu ya Tigo ya Airtel. Yego. Airtel batwishyure turabamamarije na MTN batwishyure. Kagura simukadi ya MTN cyangwa se ya Airtel. Yego. Ukayishyiramo. Uranyumva neza? Kugira ngo wakiraho amafaranga nuko ugomba kuba ufitemo simukadi y'uwo murongo ugiye guhamagarirwamo. Yego. Sibyo? Uranyumva neza? Hanyuma simukadi yikuyemo ukayitwara ukayijugunya, iyo telefone ya 2,000,000 aruba yahamagaza nta kintu bikimaze. Ntacyo. Rero ubu bwami twabuherewe ubuntu. N'ubuntu. Nta muntu n'umwe ubugura. Iyo bagucometsemo yego. uranyumva neza? Baza wumve. Nkoresha umurongo umwe sijye kwamamaza wa MTN nkoresha. Sibyo? Nkoresha umurongo wa MTN. Hanyuma iyo nshizemo muri telefone yanjye ni ukuvuga ngo bagomba kumpamagara. Umuntu wese ugukenera kubona. Umuntu umpaye amafaranga ngomba kuyabona aturutse kuri simukadi ya MTN. Uranyumva neza? Mbere nakira na message inyemeza ko nakiriye iki amafaranga. Ubwami iyo bagucometsemo bukurimo wowe. Haleluya. Amina. Ni ukuvuga ngo nyir'ubwami aba ari kumwe nawe. Yego. Sinzi niba tujyanye neza. Akora operasiyo zose zigendanye nuko hari ibyo ukeneye. Ako ka mwanya aba ari we ari gukontorora ubuzima bwawe. Service. Yavuga ngo nimukiganyire. Mwibaza ngo ejo tuzarya iki? Tuzambara iki? Ibyo ngibyo n'abadasenga barabisaba. Bibiliya yavuze ngo n'abapagani ngo bene ibyo, n'abapagani bo byo bakene. Aho umva ikintu rukavuze. Aravuze ngo mwamukumbi muto mwe. Uyu mukumbi rero nkundira nkubaza ngo mukumbi ni iki? Ese umukumbi, uyu mukumbi uyoborwa nande? Buriya umukumbi, yavuze umukumbi muto. Uyo mu Kinyarwanda umukumbi ni iki? Reka nivuye mu by'itorero. Iyo uvuze umukumbi, sibyo? Ubundi umukumbi se ubundi umukumbi nibyo nakubwiraga mushumba. Umukumbi bavuga umukumbi cy'ugiye. Noneho icyo ndashaka kuvuga yewe umukumbi w'intama. Bibiliya ivuze ngo mwamukumbi muto mwe. Izi ni intama kandi intama ziyoborwa n'uwo bita umwungeri. Mwungeri ari we Kristo. Yego. Nashaka rero gusobanurira abantu. Baza wumve yavuze n'abaza ukomeze. Aha none nashaka gusobanurira abantu ko uyu mukumbi ugira umwungeri. Uyu mwungeri ninde?
uyu mwungeri ni Kristo, hanyuma uyu mukumbi ni twebwe. Twe turi intama z'Imana, niko umuririmbyi aririmbye aravuga ngo turi umukumbi w'intama w'Imana, turi intama zo mu cyanya cye. Yesu we yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, we yarabyivugiye. Aravuga ngo intama zanjye ndazizi, ndetse izi ntama zizi n'ijwi ryanjye, ngo iyo nzihamagaye ziranyitaba. Imana ishimwe. Haleluya. Izi ntama rero Bibiliya ivuze ngo mwamukumbi muto mwe mwitinya, nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Mushumba, ndashimira Imana buriya, ariko njye mba numva izina mushumba ntakwiye kurikoresha, mba numva navuga umwungeri, mwe muri abungeri bundi. Arega uko byagenda kose, arega buriya amazina nibyo bita. Yego rata. Ubundi amazina nibyo bita. Ubundi reverend n'umwe ku isi ni Kristo, niwe reverend. Andi ni amatayito nyine biri aho, ahubwo iyo bavuze ngo mwamukumbi muto mwe, ni ukuvuga ngo impamvu yabise umukumbi muto, buriya rega abantu bose bari mu rusengero ntabwo bazajya mu ijuru. Wibwira ko ari mu rusengero bose bazajya mu ijuru se? Niyo mpamvu turi wibwiye se ko abashumba bose bazajya mu ijuru? Iyi niyo mpamvu wibwiye ko abaprofete bose bazajya mu ijuru? Ninde yakubeshye se ko abaprofete bose bazajya mu ijuru, abo ohere ko mu Rwanda ukageza ku isi yose? Ninde yakubwiye se ko abashumba bose bazajya mu ijuru? Yose wakubwiye ko abapasiteri bose bazajya mu ijuru? Aha niho nshaka usobanura. Ninde wakubwiye ko abantu batwara Bibiliya bose bazajya mu ijuru? Aha niho nanjye nibajije nabango se koko bazarijyamo. Bibiliya yabibeshye. Biravuga ngo azajya witeguye. Umugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfu, 5 b'abanyabwenge. Ese ubu bwami koko tuvuga bazaribwa? Oya, twebwe ntabwo tutanga ijuru, ntabwo dukeneye urubanza. Ahubwo tugusoma ibyanditswe byera. Ese ahubwo wowe uriteguye? Ubu ni kujya mu ijuru se ni iki? Bisaba amafaranga se? Teo, kujya muri Amerika uyu munsi wa none bisaba kuba bitwara nka miliyoni 2. Siko biri? Kujya Bugande wigiye na bisi wishyura ibihumbi 25. Ugiye n'indege wishyura $180. Sibyo? Hanyuma ariko kujya mu ijuru, yego, hari tike bigusaba. Tike ni iyihe? Simukadi urayizi? Yego, twavuga simukadi. Yego. Kugira ngo ukomunikane na nyir'ubwite. Simukadi ni umurongo ukomunika, urukumva? Utanga sinyare kugira ngo uhamagare mu ijuru. Nta yindi simukadi, ni agakiza kicometse muri wowe. Yego. Haleluya. Imana ishimwe. Agakiza ntabwo gapimishwa ijisho. Kugira ngo tuzajye mu ijuru no kwirinda ibyaha. Amahina data. Nta kindi. Ni gukora ibyo nyiriwe mbashaka. Ubu se bamubaza. Yego. Imana itahaye mu rusengero. Oya. Yari avuze ngo nzatura muri mwe, nkorere muri mwe. Imana ituye mu rusengero. Imana iba muri twebwe. Imana abantu tubabaze. Hari abazi ko Imana iba mu rusengero. Imana ituye mu rusengero. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga se? Yego. Muhungu wageretse kumbaza. Tugiye gusenga kubera ko urabona insengero mu kigihe zisa nk'izifunzweho. Arambaza ko yakuguma kujya kwa Mashashi tuvuye Ndera ni kure. Buri munsi ntiwabona amatike yo gutegera abana. Byavamo. Arambaza atereko papa, we na mama ko muhora mujya gusenga mukadusiga. Imana musenga iba mu rusengero, ubundi zaza nizatwara mu rusengero. Ambaza icyo kibazo. Ndamusubiza nawe ati ntabwo Imana iba mu rusengero gusa, ahubwo n'Imana iba muri twebwe. Naho nga uri irahari. Naho wicaye mama nawe papa, yaba muri biro yaba mu modokari, Imana iri muri mwebwe. Oya, dere soma ibintu abantu barimo gusenga muri iyi minsi. Yego. Tukatubisome. Urebe ibintu abantu barimo gusenga. Byakozwe n'umwa 17:22. Havuze ngo nuko Paulo ahagarara hagati ya Areyopago aravuga ati, bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukomeje kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko rero iyo musenga mutayizi, niyo mbabwira, Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, niba mu nsengero zubatswe n'abantu. Iyo basenga batazi, muri Misiri abantu bo gusenga Imana batazi. Umwapotre kakubesha ngo amafaranga ngo nzamuke kizabonwa mu gusengera. Ntabwo ayizi. Usharayizi uwo mupasiteri we.
natangaye ejo bundi reka mubwire abantu bafite ubuyobe natangaye ejo bundi abantu bari kwigisha ngo umwuka wera bigisha abantu kuvuga indimi gusa ntabwo bizi ko iwacu natwe byajemo ngo abantu kwigisha kuvuga indimi ishuri ry'abahanuzi ngo abantu bakwigisha abantu kuvuga indimi bakakwe ngo ya baga ya baga nanone batitira ngo ya baga baraza ngo nazisobanure cyera runo waruzizi aya macacizi menshi indimi bavuga kwa indimi biga bize uransekeje ngo ya baga uziko indimi bize uziko indimi bize my friend ibi byose mbibonye bintera ubwoba ibi rero Imana niba mu nsengero zubatswe n'abantu uzi impamvu se abantu kwiye kwitegura bire yavuze ngo bazaba baryamye umugabo n'umugore sibyo umwe agende undi asigare bazaba bahinga umwe agende undi asigare bazaba bari mu rusengero umwe agende undi asigare abantu badatuza agakiza k'Imana bafite ubwoba mu mitima yabo ndetse n'ibikovu bibashwanyaguza by'ibyaha arashira imbaza cyangwa dusubira ndashaka kubaza icya kabiri icyo cyo cyumvikane ubu bwami tuzabujyamo ariko kubujyamo birasaba ko abantu birinda ibyaha icyo turacyumvikaniye arega mva ngubwire yego nta rusengero ruzaguha ijuru yego nta mupasiteri uzaguha ijuru yego pasiteri ayobora itorero kugira ngo abantu wenda bakomeze baberemo mu gakiza bakomeze muri urwo rusengero ariko si ubundi hari ijuru ry'abantu bangana hari ijuru ry'abantu barwana hari ijuru ry'abantu batongana n'abatinganyi n'abajura hari ijuru mama nangaye icya kabiri ese iyo urebye ku bantu wari uzi bari bafite izi mbaraga z'Imana bari abakozi b'Imana uyu munsi bakaba baraguye ese mushu we ntabwo wabigutera ese ubona ubase bwanira bujya he kami ka muntu n'umutima nibyo bahisemo rega kugwa kubaho burari ibintu mutindaho kugwa kubaho nibyo umwe yaranditse aravuga ngo nindera ni Mika yavuze ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru naho nagwa sinzarambarara kuki ubona ducira abandi imanza ugasanga umuntu yagize intege nke arega se Yesu yavuze ngo iki arega buriya reka mbwiza ukuri ari ibintu ari ibintu abantu umucamanza se ninde ni wowe utanga ijuru uyu munsi umuntu aho kugira ngo igisambo ku musaraba cyarabatijwe cya gisambo mbwira cyarabatijwe nasubye Bibiliya ntabwo uyigisha na jambo cyarabatijwe se ntabwo cyabatijwe cyatanze amaturo se nayo cyatanze cyacumi se nta n'igaburo cyagiye cyagiriye igaburo yera se cyakoze umuganda se urusengero n'abantu cyagiye gusura mu bitaro n'ahandi hatandukanye ariko cyarayicyuwe ngo gusa mwami ndabizi neza ko uri perezida w'ubwami wowe uri nyiri ubwami uri umwami w'abami cyamubwira ngo nugera mu bwami bwawe ndabizi ko ugiye kugenda cyangwa kimaze kubimenya ndabizi ko ugiye kwigendera ndabizi ko wowe ndi igisambo ndi rubebe genda umunyabyaha ndibandi n'ubu navuye kwiba n'abagore nabafashe ku ngufu na televiziyo nayibye dore inkote ndi umusambanyi ndi umunywi inzoga ndi mayibobo ndi igisambo ariko kirabyemera ariko wowe urarengana uri umwami w'abandi data nugerayo uzanyibuke hanyuma guca imanza Yesu yavuze ngo iki abundi abantu baca imanza ntabwo baramye aho bajya Yesu yavuze ngo mbere yo gutokora ijisho rya mugenzi wawe ahangaha harimo agati gato ariko muri ryaho harimo ingiga rero abantu bananiwe gukizwa bajya gucira abandi imanza yego nta mpamvu icyo tugishyiraho umucyo tuvuga ko umuntu wese agiye gukizwa kandi gucira abantu imanza atari byo hakuca urubanza reka ngo bazijuru ni iryande ariko ubundi Imana ituye hehe Imana ituye muri twebwe Imana se rega buriya reka mubwire Imana yaravuze ngo jyewe ijuru n'intebe yanjye Imana ituye mu ijuru ni ryayo n'isi ni yayo ariko kugira ngo Yesu yaravuze ngo urumva ingunzu zifite imyobo intashya zikagira ibyari inyoni n'ibisiga bifite aho birara mu gihe nabuze aho ndara Yesu se yarabuze aho arara koko kwajya no kwaraza akarara yarashatse kuvuga ikivuri yarashatse kubona ko imitima y'abantu atayirimo none y'Imana ukuntu yicara mu ijuru ikagira amaguru maremare ikarambya ku isi ariko ahantu itaha neza akayibera
ni mu mutima w'umuntu ikajya bigakwirwamo na ya maso n'umutwe wose n'amaguru manini n'imbavu n'igituza kinini. Umuntu wuzura ijuru, Imana ni ngari. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko umuntu wuzura ijuru, ijuru ni intebe yanjye. Intebe ngaho bari ahantu umuntu yicara ku ijuru akaryuzura. Ijuru ni intebe yanjye. Ugaresha ate? Ubwo ikiganza kirambuye kingana gute? Imana ku isi yose ugutwi kw'Imana kungana gute? Kumva igifaransa, kumenya Espanyol, kumva iringara, kumva ikigande, kumva igiciga, kumva igitaliyani, kumva indimi zose ku isi basengera icyarimwe kandi bose akabumva. Imana ikabumva. Imana iteye ubwoba, ni Imana nkuru. Nicyo abantu bananiwe. Icya gatatu nazanye ibibazo bitanu ariko ndashaka ko dusoza nkawe pasiteri, muhanuzi, muvugabutumwa se, mu diakoni, muri rusange ndabaza iki kibazo. Ese ni iki cyabaye ko mbona abantu barushaho gusubira inyuma? Ubona ari iki cyabaye? Byagenze gute ko abantu batangiye ari bazima ukabona abantu barushaho gukora ibyaha? Byagenze gute? Mbabarira umfashe. Ariko icyo kibazo mbashije sinanagisubiza. Sinagisubiza gute? Kandi kamuntu n'umutima we n'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Umuntu se reka nkubaze, sinamyeho umuntu yaraye, sinamenye n'ibyariye, sinamenye ibyo yarya, ahubwo reka tubabwire ngo nibahinduke bagaruke. Yego, siko biri. Naho bindi ubwo nanone tugiye kukimanza. Icyo kiratwinjiza ku kibazo cya kane. Uravuze ngo nibahinduke bagaruke. Ese aba bagiye guhinduka nari nabaje ngo ese koko Imana izababarira abantu nibihana bakareka ingeso zabo mbi? Yesaya avuga ngo iki? Yego. Yesaya ese koko hari abantu batizera imbabazi z'Imana. Reka twifashishije ibyanditswe byera, si byo se? Uko ari umuntu watura ibyaha ku wa mbere ati nanone nongeye agahora yatura adashaka guhinduka buri munsi. Reka tubwire abakoze ibyaha bashaka kwihana. Yesaya 1:16 nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi mwige gukora neza, mushake imanza zitabera murenganura abarengana, mukire imfubyi urubanza muburane n'abapfakazi. Nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nk'umuhemba bihinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku bihinduka nk'ubwoya bw'intama bwe. Icyo gisubizo cyonyine mba. Imana irababarira. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Ndashaka ko uza gusengera abantu bumva ko nta mbabazi bakwiriye. Hari ukuntu umuntu akora ibyaha akumva yarashayishije, akumva nta mbabazi ziriho, akumva ntabwo kubabarirwa. Dusoza kuri iki gatanu kivuga ngo ese dukora iki kugira ngo tuzajye mu bwami bw'Imana? Ni ukwihana. Nta kindi rwose. Ni iki kiganiro unoze ko watamugura. Ubundi reka ubwize ukuri. Hari uwakwihata ngo njyewe ngo mfite ngo dadi ngo ni koloneli, mfite anko ni perezida, mfite mahabukwe wanjye meya, wenda yaguha amafaranga, yaguha serivisi. Ariko ijuru ryo ahangaha akaraka. Nushaka kuzana ibifaru, nushaka kuzana indege za drone, nushaka kuzana za burende, urumva neza? Ijuru kugira ngo tuzarijyemo biradusaba akantu kitwa kwihana gusa, kandi tumenya amakuru ko imbabazi z'Imana ziriho. Yesu aravuze ngo nimureke tujye inama niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku Imana irabibabarira biraba umweru nka sheregi. Reka mbashimire. Ubundi tutarasoza, urabona ibihugu byinshi muri iki gihe bifite tekinoloji, bifite ibibunda bisamo ibindi bisasu, siko biri kikabimira, babyohereza kikabimira, icyo bita antimisile, babyohereza kikabimira, babyohereza kikabimira, babyohereza kikabimira, babyohereza kikabimira. None natwe rero umuntu uri muri Yesu, aleluya, iyo bohereje ikirozi bakohereza ihembe wiryamye usinziriye, Yesu ahita akimira, ubwami buhita bukimira. Urumva? Bakohereza ihembe ahita akimira, abajepe bamwijura kugira ngo bakugeraho, bahita babimira, barabifata barabimira. Antimisile nta yindi ni ukuba mu bwami. Aleluya. Iyo uri mu bwami ndafashijwe. Nje jambo Imana yabwiye Dawidi. Dawidi yuryama wizigure usinzire kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo hembe rero bararyohereza akarimira, bakwara igitega akakimira, bakwareza amahembe akayamira, bakwareza uburoza akamira. Kubera ko iki turi mu bwami bw'Imana isumba byose.
amen. Haleluya, ndafashijwe. Ariko ako kantu koko kumira nibyo nanone koko uzi ko wa mugani mise numva sanga ubwami baburinzwe aba bajepe barinda abakuru b'ibihugu baba bafite imbaraga zidasanzwe, baba bafite ubwirinzi n'ubudahangarwa. None nijuru ubwaryo riduhaye abajepe bo kuturinda, kuko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Imana yohereza abajepe bajye bamira izi mbaraga. Ariko bazumenye ko hano hari ubwami haba harinzwe nyine, haba harinzwe. Ntabaza wumva hano haba president. Yego. Noneho kandi noneho si president, ni president wa president. Yego. Ni umwami w'abami. Haleluya. Ni king of the kings. Wasenze se tugasoza. Haleluya. Reka dusenga dushimire Imana wakoze kuduha umwanya mushumba, kandi tugushimire n'ubutaha nitugira umugisha ukaduha umwanya bizaba ari iby'agaciro. Dushimire abantu mwese mwari mudukurikiye kuri aya macano cyangwa se kuri ibinyamakuru. Tugusabe ukore subscribe utarayikora, kandi nawe amaze kwikora turagushimiye. Komantere zanyu na like ndetse na share nabyo turabashimira. Nyemera mushumba nk'uko uri umubyeyi wacu usengera aba bantu b'Imana. Bibiliya yavuze ngo Imana iracyafite imbabazi, nibemera bakumvira bazaba ibyo kurya byo mu ijuru, ariko ngo nibanga bakagoma Imana inkota y'Uwiteka izabarye. Hanyuma kugira ngo inkota izabarye, reka twakirize imbabazi z'Imana nk'uko tumaze kubyumva ko hakiriho imbabazi. Ari buno gusenga birashoboka ko umuntu yaba afite kwihana, afite ibyaha byamwizingiyeho, yaduhamagara kuri izo nimero ziri munsi y'ibiganiro byacu, hanyuma tukamugira inama. Imana ikumugisha. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri data wa twese wera mwiza, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana y'inyembaraga. Komeza kubana tugire neza, kandi ubuntu bwawe n'icyoro cyawe bigaze bitegeke uhereye umunsi ukageza iteka ryose. Turagushimiye rero, komeza kubana tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.